ndagusuhuje wowe ukunda indabo. Nanjye indabo ndazikunda cyane. Indabo ni mu bintu bigaragaza umunezero, yaba indabo ziri naturel cyangwa se ziri artificiel. Ni indabo zishimishije. Nongeye rero kubakorera ururabo rukozwe mu rudodo. Nzabagezaho indabo nyinshi cyane z'ubwoko butandukanye kandi zikozwe mu ndodo. Indodo z'amabara yose. Nuko ngewe indodo mfite ni icyatsi n'umweru, ariko n'izindi nzazishaka nzabakorera utuntu twiza cyane. Ururabo rero ni ururabo rwiza cyane, ururabo wategura mu nzu iwawe, ururabo ushobora kuruhamo umuntu kado. Ni ururabo rwiza cyane nawe ubwawe wakwikorera. Kenshi nkunda kuvuga ko nawe warwikorera, kuko iyo umenya ikintu biba ari byiza ko na mugenzi wawe akimenya. Nubwo nduberetse narangije kurukora, ariko nzi neza ko nyuma muzabona uburyo nagakoze. Process zose muzagenda muzibona uburyo nagiye ngakora, kugira ngo namwe muzabashe kugakora. Rero ni ururabo rwiza cyane, aho warutaka hose, aho warushyira hose, vraiment ruragaragara neza cyane. Nahanyu rero, nahanyu kugira ngo namwe muzikore. Byabananira se mukatubwira, tukabereka uburyo twazikoze cyangwa se tukazibakorera. Byose birashoboka. Akenshi hari igihe umuntu agenda akagura indabo mu gihe gito zikaba zapfuye, ariko urudodo ni ikintu kiramba. Ni ikintu kiramba, ntabwo rupfa gucika keretse iyo urufashe nabi, bien sûr rukandura. Ariko iyo ari ururabo ruri mu nzu ruteguye neza, haba hagiyeho n'ivumbi, ukagenda ukaruhanagura, hari uburyo uruhanagura ntirwandure kandi na rya vumbi rikavaho. Rero ni byiza, ni byiza ko mwagira ururabo rw'urudodo. Urudodo ni rwiza. Made in Rwanda rero nayo ni nziza cyane. Noneho made in Rwanda wikoreye n'intoki zawe, atari ibindi byuma runaka wakoresheje. Ni ururabo rwiza cyane. Nahanyu rero, nahanyu kugira ngo namwe mutunge uru rurabo. Murakoze, weekend nziza, icyumweru cyiza, Imana ikomeze ibarinde.